Jeje reka nongene mbasuhuze nizere ko mumeze neza twazengurutse umuhanda hanyuma muranzi neza nitwa Jazo Christian turi kumwe n'umunyonzi umeze ute Meze neza musa fresh kabisa ndakubona neza hanyuma turi mu centre y'Iwanyu ariko twabishimiye igare aka kagare nyine nakanjye niko nkuraho umugati wo kurya ubu ngumba ntwaye kano kayoga nagasembuye umukira abantumye kugira ngo nanjye mbashe kubona umugati wo kubaho none se akazi karagutunga ukabona n'ifaranga ryo kubaho neza nta kibazo kabisa urabona uko nanjye meze neza ntabashije kugakora ntabwo nabona ukuntu nabaho siko mbona ugura umusirimu wagira ngo woze mu biro kareka mbu nuko mba maje gukaraba nkavuga ati reka nongere nsubire mu kazi k'ikigoroba hanyuma se bro kana akazi ukora kuva ryari kuva mu gitondo kujya nimugoroba uragakora kandi ukabona ibiraka kabisa ubu baranze ahantu hose iyo ushatse kuntuma ndanyaruka kuzi nkande mu centre bro banzi nkayishimwe Chris aka kavamahanga yes hanyuma urebye neza byanga byakunda ni ibintu usa naho mazemo iki kabisa mazemo nk'igihe kingana iki mazemo nk'imyaka nk'itatu imyaka 3 bro ku munsi ukora amafaranga ku munsi nshobora gukorera nk'icyatanu ku munsi ukora nk'icyatanu ese bro ubwo se urya ngayo ugasagura ngayo iyo ndiye senkisa mpita nizigama 1000 gata umuyimanukira tu kabisa amafaranga se ubona azatuma ubaka urugora kabisa kubera kwizigama bya buri munsi kubera ko akazi gahoraho mba mbona nta kibazo kabisa ubona wowe kabisa ibintu bimeze fresh biranyura bro hanyuma se iri gare ni iryawe cyangwa hari umuntu uri gufashamo gare ni iryanjye aka kagare nakanjye nanjye kugira ngo njye kukabona byarangoye niyo mpamvu rero mba kukabyaza umusaruro ujya gufata icyemezo cyo kuza muri kano kazi byaturutse he igitekerezo cyavuye he wumvise nyine wowe kugira ngo bikuzemo nyine byagenze ute je narebaga nabona ko bwa mbere nabanje gukora ibiyede nari ntarabona kagare ndavuga ati reka nihe intego yo gukora ikiyede nkora ikiyede ngenda nizigama amafaranga wowe ngo utangira ikiyede nakoraga ikiyede kuva mu gitondo nkagera saa 12 akaba nubwo bancyuye saa moya ariko amafaranga nakoreraga byabaga ngombwa ko nkuramo yo kwizigama ariko intego nabaga mfite yari yo kugura kano kagare ngize amahirwe mbona nkagezeho nk'uko intego yanjye nari narayiteganyije mbona intego nyigezeho ubona uyigezeho uravuga uti ngomba kukagura nasi bro ariko nkahita mpindura imirimo nasi bro urebye muri iki amafaranga aravuga ngo yarabuze nibyo cyangwa sibyo amafaranga yarabuze ariko iyo wayakoreye urayabona ubwo nukuvanga amafaranga arahari abura iyo utakoze ariko iyo wakoze amafaranga araboneka nta kibazo kabisa wowe kuri amafaranga ubura yafite amafaranga arahari umukunzi wawe ameze neza kabisa ubu ngubu kuhera mu gitondo ubu mvuye kuzanira umukire ariko amafaranga ubu ngubu maje kuyakorera kabisa ubushere wawe nawe uratumubwira ati nzi ko akoreye umuyamare mu bakobwa ariko mwa akareka ndahira kabisa ntago rwose ngenge nyashyira mu bakobwa ifaranga ukorera ntago bibashiriyeho bitesheri wanjye n'umwe wenyine kabisa niwe nteganya kuzabana nawe akaramata keretse namemukire wagira akantu mubwira niba umukunda sheri wanjye ndakwemera kabisa icyo ari cyo cyose nzajya nkorera tuzajya tugisangira cyaba gitoya cyangwa kinini bro urenze cyane ariko aka kazi kabisa gashobora kuba karimo ifaranga aka kazi ntaribi hanyuma nahoze ngize nguruka hano iyi centre nayihozemo nyimazemo igihe kinini nahoze ngerageza kureba hari urubyiruko rwinshi ubona ruhagaze rutari gukora niki warubwira nk'umuntu w'urubyiruko kandi watekereje gukora kano kazi nge nabashishikariza yuko akazi kose ari akazi icyo ari cyo cyose wakora ushobora kubona amafaranga ariko washyizemo intego kuko uvuze ngo urakora gusa nta ntego y'icyo ushaka kugeraho ntago byakunda kabisa nose bro ngiye kubaza utubazo nka tubi cyangwa kamwe ubundi dusoze uko byanga byakunda nahoze mbona rwose uri umuntu ufatika umuntu akubwiye ngo Snapchat yaba akubwiye ngo iki
Snapchat sinamenye ikintu waba umbwiye sinigeze niga. Gerageza aho tubwire ngo Snapchat ndumva ari iki ngiki. Gende kumva ari ugucata ariko ibindi sinzi byari byo. Gucata tu. Ndumva ari chat, nimba ari touch, nimba ari shati simbizi. Nimba ari ishati, nimba ari touch sinzi. Ntago mbizi kabisa. Yes, ubwo rero reka tugushimire, twizere ko rero urakomeza akazi kawe neza, kandi tugushimire no kuduha kino kiganiro tuguye mu isantre, kandi Imana ikomeze gufashe kurinde, igufashe no gukomeza gutera imbere ubuzima bwawe bwa buri munsi. Naguhirika rwose. Tuvugisha uko. Ntago naguhirika kuko uyu muntu ajya kujya mu kazi ari uko azi icyo agiye gukora. Urumva ntago napfa kuguhirika tu. Mba nzi ibyo ndi gukora. Amazina yawe witwa nde? Nitwa Bizimana Enoch. Agasantere suko amaze igihe kingana iki? Nkamazemo nk'amezi 2 ndimo ndagakoreramo nyine nk'uko usanze ndimo ndakora. Ndi kumva uri mushya hindukiza igare kugira ngo bakubone neza muri kamera. Abona umuntu turi kuganira, hindukiza igare gatoya. Igeze inyuma gatoya. Aho ngaho nta kibazo. Amazemo amezi 2. Ndumva ukiri mushya? Ndi mushya ariko nyine uriya umuntu aba mushya bitewe nuko atarasanzwe aziranye n'abantu, ariko iyo ugiye kugenda umenyana n'abantu ugenda nyine uhinduka tu. Nabazagana na bagenzi bawe bambwira ngo aka nakazi karimo ifaranga, harimo akantu. Nawe niko bibona se uko nabi kugenda? Niko mbibona rwose, nyine biterwa nuko waramutse neza urakora rwose bigacamo. Ariko nyine urumva ubundi kuntu bibaho ni ibyiciro, ntago koko uno munsi ari gukora ejo. Hari igihe uno munsi ushobora kuza nkakora nka 3 byanjye cyangwa 4, cyangwa ejo nkaza nkakorera 2, biterwa nyine nuko waramutse tu. Nuvuga ngo hari igihe nyine uzuga kuri ifaranga nawe ukavuga ati kabisa ndayakoreye cyane rwose, nkavuga ati sawa uno munsi nayemeze neza rwose bitewe nuko nakoze. Ubuse nuko umunsi ukora nk'amafaranga ugereranije? Iyo nakoze neza nshobora gukora nk'ibihumbi 5. Umunsi rwose ntanariye nkikoza harahirya hepfo kwa boy nkabanza nkakubita amata, ubundi nkagaruka ameze neza, ubundi akazi nkakinjiramo meze neza. 5 byanjye ndabitahana tu. 5 byawe? 5 byanjye. Ziko mwakize wana? Twarakize koko. Icyo tuburana n'umugore rwose wore twakawe twita twishakira n'abagore. Urumva wowe kano kanya umugore tunamutereka mu rugo? Nyine urumva abaru n'indi ntambwe nyine uteye, ntabwo ibyo bintu ari ibintu byo guhita uhubukira, urabanza ukitonda. Uri kubitekerezaho tu? Nta byo kubitekerezaho, iminsi iracyahari, ariko iki ntabwo ari yarenga umuntu abavuga ati saha n'isaha rwose wahita ibintu ari kubikora wabipanze tu. Ubuse najya kuzana umugore nkamuzana niba ari icyo kibanza cyonyine umuntu afite, ubwo icyo kibanza uzagiterekaho umugore nta n'inyubako nta n'ibati wari wagura, urumva bizavamo. Urabanza nyine ugapanga, niba utwo dufaranga ukatubika, ukavuga ati nimara gutereka inzu yanjye hariya nibwo nzahita mvuga ati nshaka umugore, ariko ari uko mfite amafaranga mvuga ati nzamupangira. Niyo mpamvu rero utapfa guhubukira ibintu. Uravuga uti ntago nabihubukira kabisa. Ufite imyaka ingahe? Njye mfite imyaka 16. Bro ntago uragiye imyaka 18, uriyumva ute? Imyaka nyine 18, urumva nanjye iyo ndimo ndakubwira gutyo inkorera aya mafaranga mfite imyaka 16, mba ndi guporopoza mvuga ati mu myaka 18 yanjye nzaba mfite ikintu nigejejeho. Nk'urubyiruko birumvikana nk'umuntu watangiye kano kazi akiri muto, nyine n'iterambere ryiza, nekereza ko wanashishikariza abandi bantu. Ndakeka ari ikintu wabwira abantu, byanga byakunda ikintu wabwira abantu kuvuga ati ibi bintu rwose mubizemo bifite amafaranga. Ikintu nababwira nuko abantu batati kwitinya, ukavuga ati niba nambara ipantaro nziza ngo sinafata ngo igare ngo njye gukora, oya, tugomba twese kwitunyuka, ukumva yuko akazi kose ari akazi, kugira ngo isaha n'isaha nukajyamo uzavuga ati byanze bikunze akazi ngiyemo ndagakorana n'imbaraga ko nkagiyemo nkashaka, ubutaha nyine uziteza imbere tu. Uziteza imbere bitewe nuko wakoze ikintu gishaka. Ubu sikano kazi ugakora ufite gahunda yihe? Uravuga ati nimara kubona amafaranga wenda nzagahindura, cyangwa se wumva ariko kazi uzakomeza gukora kugeza igihe ushatse? Oya, ntago ariko kazi nzakora kugeza igihe nshatse. Yewe ubundi umuntu aba afite intego. Niyo mpamvu mvuga ati njyewe nimara gukura ngize iyo myaka 18
kubera yuko buri muntu agira impano yiyumvamo, njyewe impano yanjye nanje kuyibonamo, niyo mpamvu ngira ngo ubutaha njyewe nzakore neza niteze imbere biturukiye kuri iyo mpano, ariko ubushobozi nuko ari bukeya. Hanyuma reka tugushimire kandi tukubwire courage. Ni iki kintu wabwira abantu wenda batari kwitinyuka cyane cyane urubyiruko ruri kwirirwa mu rugo mu bijyanye no kuba bashaka imirimo yo gukora? Ikintu nababwira bave mu bujiji, bave mu bujiji, bafate bakore, bavane amaboko mu mifuka, kuko udakora niho bivamo bikirara, bamwe bakiba abandi bagakora ibintu bitari byiza. Ni ukwitinyuka, kwitinyuka ukumva yuko ibintu byose wabishobora kandi utumva yuko waseba. Asante sana kandi courage kapo. Asante.